ni hakuno gace bucece dore kiri mu butayu dutangire hakuno mu butayu hari ifarashi n'imirazi uje yambaye atyo yani shao ni ku musoro yiswe yani shao kumbe hakurya kameraman ari kutwereka ari uhazirikiye iminwa yumye ityo hari abandi barimo baraza gace n'abanyamafarashi bari mu butayu kumbe dore abasore uko baparika mu gisagara baramutangira episode ni rimwe episode 1 B Studio aka nagakoresha ka B Studio abatuye mu karere ka Bugesera aka nagakoresha kanya umuntu wese winjira muri Ghost Valley Sect agomba gupfa se ntago mwambabara mukaminzira wangu ujya hese ngiye muri sleeping platform narumveje ngo kugerayo umuntu wagize ntajya sohoka ari muzima kumbe uje gutabara umuntu banduce muri formation yacu nta formation ngewe yani shao haracamo muri iyi si iyo formation ntirabaho na formation nimwe ntajya ncamo musore ari yumva neza cyane yitwa yani shao ni posing it amarembo ya mbere ya formation arayangiza abandi ati muri formation y'abagabo kuri menuka itangi wayiga gato iyi ni episode ya mbere kigo ryaragikwa musore ni mubi cyane wodegat tayari wodegat na yarayangiza aba nabo abakoramo shocking it na yarayangiza ari guca muri formation Sinonigat na yarayangiza raka death gate n'amarembo y'urupfa yakoramo nuko dutangi n'amarembo y'ubuzima yakoramo binitsi subiza inkota mu rwubati ni mubi cyane